Shuti muvandimwe wowe ukurikiye Impamba Nyayo, tuba tutangiye tugusuhuza kandi tuguha ikaze kandi tunagushishikariza gukurikira na ibiganiro by'Impamba Nyayo. Amahoro y'Imana bane nawe aho uri hose, waba uri mu gihugu cy'u Rwanda ndetse waba uhere ahariho hose ku migabane igize iyi si yacu, tukwifurije kugubwa neza aho uri hose. Rero nkuko muyibona imbere yacu dufite umutumirwa yatangira asuhuza abadukurikiye kandi anabibwira. Urakoze kuduha ikaze kuri channel Impamba TV. Nje tuvugana nitwa Harerimana Jean Baptiste, abantu bazi ku izina rya Baringene. Baringene naryo ni izina ryanjye, ni izina rikomoka muri Kongo. Imana iduhane umugisha. Murakoze cyane Baringene, ni izina rikomoka muri Kongo. Udukurikiye ahise atekereza ati waba uri mu Kongomani ahari. Byukuri ntabwo ndi umukongomani, ahubwo ni izina nakomoyeyo kuko amateka nahawe nuko navukiye ahantu bita Imweso muri Kongo. Nitwa Baringene, rivuga ngo bose ni bamwe, ni aho Imweso ni mu Bahunde. Ubwo rero banyita Baringene. Yego, bivuga ngo bose ni bamwe. Urakoze cyane. Baringene uri umugabo urubatse biragaragara. Umugabo ndubatse, mfite umudamu n'abana 5. Kandi ndi umuvugabutumwa bwiza, nkorera mu itorero rya ADPR itorero rya Kabyaza, niryo nshumbye. Ndi umuyobozi waryo, niho nkorera umurimo w'Imana. Murakoze cyane. Twishimiye kubana nawe. Murakoze cyane kuduha ikaze. Rero muvandimwe odukurikiye, nimba utarakanda subscribe ikande kandi ukore share, n'uburyo bwo kudufasha mu by'ukuri mu vugabutumwa no kudushigikira, nicyo tuba tugambiriye. Rero muvandimwe tuguhaye umwanya kugira ngo ugezeho abakunzi Impamba Nyayo TV, nko atubwiye uri umuvugabutumwa, abantu baranyotewe kumva icyo Imana yashize muri wowe kandi mu by'ukuri kandi turacubashe. Giye dushansanzwe tuziranye, nzikuri umukozi w'Imana usizwe amavuta, kandi mu by'ukuri umuntu ugiye kudukurikira muri uyu mwanya ndamya nashidikanya yuko Imana mu by'ukuri hari ico ari bwumve binyuze muri wowe. Komeza tuguhaye umwanya. Murakoze cyane. Mbere yuko twinjira mu byanditswe byera, turabanza gusenga Imana kuko gitabo cyitwa Bibiliya nta muntu upfa kukivuga. Ni ngombwa ko dusaba Imana kudufasha no kudushorera kuko ari ijambo ryayo tugiye kuvuga. Reka rero tubanze dusenga Imana. Turagushimye Imana yacu, tugushimiye uyu mwanya uduhaye, mu mwanya mwiza ukwamamaza izina ryawe hirya no hino. Mu mwanya mwiza wo kuvuga imbaraga zawe no gukomera kwawe kubakurikirana ivugabutumwa ku mbuga nkoranyambaga. Rero turasabye kugira ngo umwuka wawe wera abe ari utubera umushorera, wa wundi uwashoreye abanditsi b'ibyanditswe byera akabafasha akabashorera. Natwe turasabye ngo umwuka wera adufashe kandi adushorere, twere kuba ari twe, ahubwo umwuka wawe wera abe ari ukorera muri twebwe. Tugusabye dutse twizeye kubana natwe mu izina rya Yesu, amen. 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 Reka dusome amagambo y'Imana tugiye gusanga mu gitabo cyitwa Kubara. Igitabo cyitwa Kubara ni igitabo cya 4 cyanditswe na Mose. Reka tusome igice cyaho, ni igice cya 27. Niyo magambo giye gusoma aho ngaho. Reka dusome mu izina rya Yesu. Turahera ku murongo wa mbere. Kubara igice cya 27 pere ku murongo wa mbere. Reka dusome amagambo ari aho ngaho. Aranditse ngo, maze higira hafi abakobwa ba Selofehadi mwene Heferi wa Geriyadi wa Makiri wa Manase bo mu miryango ya Manase mwene Yosefu. Aya niyo mazina y'abakobwa ba Selofehadi: Mahira na Noa na Hojira na Miruka
na Tirusa bahagarara imbere ya Mose na Eliyezeri umutambyi n'abatware n'iteraniro ryose ku muryango w'ihema ry'ibonaniro, baravuga bati data yapfiriye mu butayu kandi ntiyari mu iteraniro ry'abiteranije kugomera Uwiteka bafatanije na Kora, ahubwo yapfanye ibyaha bye ubwe kandi ntiyabyaye abahungu. Niki gikuza izina rya data mu muryango we? Nuko atabyaye umuhungu uzaduhe gakondo muri bene wabo wa data. Murongo wa 5 bavuga ngo Mose ashira Uwiteka urubanza rwabo. Uwiteka abwira Mose ati abakobwa ba Selofehadi baburanye iby'ukuri, ntuzabure kubaha gakondo muri bene wabo wa se, uzatume baragwa gakondo ya se. Kandi ubwire iteraniro ubwira Abisirayeli uti umuntu napfa adasize abahungu, muzatume umukobwa we aragwa gakondo ye. Nadasiga umukobwa muzahe bene se gakondo ye, nadasiga bene se muzahe ba se wabo gakondo ye. Nadasiga se wabo uzahe gakondo ye, mwene wabo urushaho kuba bugufi mu muryango we aba ari we uyenda. Iryo ribera Abisirayeli itegeko, ni ritegeka uko baca imanza uko Uwiteka yategetse Mose. Mani tugirire neza. Reka dusome n'andi magambo aboneka hano mu rwandiko Paulo yandikiye Abefeso, tuyahuze, turaza guhuza ayo magambo turayavugira rimwe. Na Abefeso igice cya 2 turahera ku murongo wa 2. Namwe yarabazuye mwebwe abari bapfuye muzize ibicumuro n'ibyaha byanyu, ibyo mwagenderagamo kera mukurikiza imigenzo y'isi, mugakurikiza umwami utegeka ikirere, ari we mwuka ukorera mu batumvira. Kandi natwe twese twahoze muri bo dukurikiza ibyo kamere yacu yifuza, tugakora ibyo kamere n'imitima byacu byishakira. Kandi ku bwa kavukire yacu twari abo kugirirwa umujinya nk'abandi bose, ariko Imana kuko ari umutunzi w'imbabazi yaduhinduriye bazima na Kristo kubw'urukundo rwinshi yadukunze, ubwo twari dupfuye tuzize ibicumuro byacu, ubuntu nibwo bwadukijije. Nuko ituzurana nawe, itwicazanya nawe mu ijuru mu buryo bw'umwuka, turi muri Kristo Yesu. Imana itugirire neza cyane. Amen. 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 Dusomye amagambo menshi. Muri aya magambo nifuza ko tuganira ku mategeko n'ubuntu bw'Imana bwazanywe na Kristo. Amen. Amategeko n'ubuntu bw'Imana bwazanywe na Kristo niyo magambo nifuza ko twaganiraho muri uyu mwanya. Nkuko tubisomye mu gitabo twasomye cya 4 cya Mose cyitwa Kubara. Mose afite ibitabo 5. Ibyo bitabo 5 ni Itangiriro, Kuva, Abalewi, Kubara no Gutegeka kwa kabiri. Abayisirayeli babyitaga ibitabo by'amategeko, aribyo bitaga Torahi. Ibitabo by'amategeko rero bizabaga ngombwa ko Abayisirayeli bose bakurikiza ibyanditswe muri ayo mategeko. Imana idufashe bakayakurikiza bakayagenderaho. Igitabo cy'amategeko cyagiraga abatambyi, kikagira abahanuzi, kikagira abami. Icyo gitabo cy'amategeko bose babaga bagifite, abatambyi, abami ndetse n'abahanuzi. Babaga rero bafite icyo gitabo kugira ngo nihagira umuhanuzi utandukira barebe muri ayo mategeko icyo amategeko avuga ku buhanuzi, kugira ngo barebe niba hari utandukiriye umurimo wa gitambyi, barebe icyo ayo mategeko avuga ku batambyi, barebe niba hari umwami utandukiriye ku mategeko, barebe icyo amategeko avuga ku bwami. Niyo mpamvu rero cyahabwaga abatambyi, abami n'abahanuzi. Imana tugire neza cyane. Nabimenye pe, ntabwo nari mbizi. Amen. 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 Niyo mpamvu byitwe ibitabo by'amategeko. Yego. Aha rero mu gitabo dusomye cya 4 cyitwa Kubara,
cyitwa kubara kubera iki? Cyitwa kubara kubera ko kibonekamo amabarura abiri y'Abayisirayeli. Ibarura rya mbere riboneka mu gice cya kabiri, rindi barura rikaboneka n'ubundi muri kiriya gice cya 26 cy'igitabo cyitwa kubara. Kubera ko Abayisirayeli bahagurutse, Bibiliya itubwira ko bari bangana n'ibihumbi 600, niyo Bibiliya igaragaza, ariko abandi bahanga bagaragaza ko bari hagati ya miliyoni 2 n'eshatu. Impamvu baba ari 600 nuko bari abagabo gusa, ko abagore amategeko ntiyabemereraga kubarwa. Yego. Imana idufashe cyane. Amen. Hanyuma rero muri iri barura rya kabiri dusanze n'inkuru zitwa urubanza rw'abakobwa ba Selofehadi. Ayo amategeko y'Abayisirayeli yavugaga ko umugabo niba yarashatse umugore akabyara abana b'abakobwa gusa, ntabyaremwo umuhungu, abo bakobwa nta mugabane bazabona ku byase. Niba harimo umuhungu, niba ari abakobwa 5 bavukana n'umuhungu umwe, ubwo ibyase bizaragwa wa muhungu umwe urimo, abakobwa ntibazabona gakondo, ntibazabona umugabane ku byase. Hanyuma niba byaye abakobwa gusa, bo nta kintu bazabona, ahubwo ibyase bizagabanwa na base wabo n'abandi bakomoka kuri se. Imana idufashe cyane. Amen. Hano rero tubonye mu rubanza rw'abakobwa ba Selofehadi. Selofehadi yari yarabyaye abana b'abakobwa 5 gusa, nta muhungu yari yarabyayemo. Igihe kiragera uyu Selofehadi arapfa. Selofehadi amaze gupfa, natwe mu mategeko y'u Rwanda habamo ico bita impano n'izungura. Habaho rero kuzungura, kuvuga ku mategeko n'ubuntu bw'Imana duhererwa muri Yesu. Amen. 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 Ya mategeko rero aheza babakobwa. Amaze guhezwa babakobwa, Yego. byatumye abakobwa ba Selofehadi, kuko bari bazi neza ko ise ari Selofehadi, Yego. urubanza bararujyana, barujyanira abatambyi. Bababwiye ko abatambyi bageraga igitabo cy'amategeko. Umutambyi asomye mu mategeko asanga amategeko aramugonga, kuko ntawe uri hejuru y'amategeko. Yego. Yaba usenga yaba udasenga, amategeko aratureba twese. No muri iki gihe cyacu cya none, amategeko twese aratureba. Yego. Byatumye rero abatambyi bo mu muryango wa Eliyezeri binjira mu bitabo by'amategeko ngo barebe icyo amategeko avuga. Basanga handitsemo ko nta mukobwa ukwiriye umugabane. Urubanza barujyanira Abalewi. Abalewi nabo basanga nuko barujyanira Mose nk'umuyobozi wari ubayoboye, ukwiye gusobanura ibyo bintu. Urubanza Mose uko bigaragara nawe rwaramuyobeye. Icyo akora arujyanira Uwiteka. Amen. Ibituyobeye tujye tubishira Uwiteka. Ibyananiye abami tubihereze Uwiteka. Ibyananiye abatambyi tubihereze Uwiteka. Uwiteka afite igisubizo cy'ukuri. Nukuri pe. Amen. Aho ndafashirwe pe. Amen. Amen. Imana idufashe cyane. Ubwo nabagiye mu amategeko aramugonga. Ashira. Amen. Amen. Hanyuma ariko Uwiteka nukuri niwe ufite ijambo rya nyuma ku buzima bw'umuntu. Nukuri niwe watanze igisubizo cya nyuma. Amen. Kuko twasomye ya magambo ngo urubanza Mose nawe rumuyobeye arushira Uwiteka. Nukuri yewe umuyobozi ibizakuyobera uzabyereka Imana. Ifite igisubizo. Nukuri Imana idufashe cyane. Amen. Yewe munyamategeko, ibikuyobeye mu mategeko bishira Uwiteka, kuko nzana nkurikirana n'indahiro y'abayobozi iyo barimo barahira. Ijambo rya nyuma barangirizaho baravuga ngo Imana ibimfashemo. Izabimfashemo. Imana idufashe cyane. Amen.
rero iyo wiragiye ku byo byose Imana yabigufashamo n'ubundi ibyawe birakuyobera. Imana tugire neza cyane. Amen, amen, amen. Sivyo twinjiyemo cyane, ahubwo ndashaka kuvuga ku buntu bw'Imana. Amen. Bubu tubonera muri Kristo n'amategeko. Amen, amen, amen. 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 Mose arushiriye Uwiteka kuko Uwiteka ari umucamanza utabera. Yego. Imana idufashe cyane. Amen, amen, amen. Zaburi yarambwiye ngo Imana niyo se w'imfuzi, umucamanza. Yego. Urengera abapfakazi, akabesha mu mazu abatagira shinge na rugero, akabohora imbohe, akaziha kugubwa neza. Ngo urwo rubanza Mose arushiriye Uwiteka. Uwiteka abwira Mose ngo Mose we, abakobwa ba Sarefati baburanye iby'ukuri, bavuze iby'ukuri. Haleluya, haleluya. Imana ishimwe cyane. Amen. Nanje ndafashijwe. Hari imanza zacu zayoberanye, ariko Uwiteka agiye gushira ukuri ahagaragara. Amen, amen. Hari izawe zayoberanye, ariko Uwiteka azashira ukuri ahagaragara. Amen. Kandi ndagira ngo ngutangarize muri uyu mwanya, kuko Uwiteka ari umucamanza utabera. Ubujurire bw'umukiranutsi nanone buhindura itegeko. Amen. Ubujurire bw'umukiranutsi burahindura itegeko cyane rwose, itegeko rigahinduka. Ndafashijwe. Amen. Amen, amen. Imana ishimwe cyane. Amen. Hano rero kubw'ubujurire bw'abakobwa ba Sarefati, yego, barajuriye. Si uko amategeko batari bayazi, ariko barajurira. Ni ukuri. Nza numva no mu mategeko dufite hariho n'urukiko rw'ubujurire. Yego. Abantu bajya bajurira ugatsindwa hasi, ariko wajurira ugatsinda. Ariko nanone ubujurire bw'umukiranutsi buhindura itegeko. Amen. Mwadufashe cyane. Amen. Hano rero Uwiteka aravuga ngo abakobwa ba Sarefati baburanye iby'ukuri. Itegeko ryarahindutse. Uwiteka abwira Mose ngo birahindutse noneho umugabo napfa akaba yarazaye abakobwa gusa, nta muhungu urimo, abo bakobwa ntibazabure kuzungura se. Mwadufashe cyane. Amen. Ntibazahezwe ku byase. Noneho naba adafite nibara abo bakobwa batanahari, ariko ibyase bizazungurwe nabo hafi ya se. Imana tugire neza cyane. Imana idufashe. Uko rero niko ayo mategeko yagendaga mu Bayisirayeli, niko byabaga. Muri ayo mategeko, muri ayo mategeko y'Abayisirayeli yahezaga abantu benshi, ariko ubuntu bwa Yesu burabakira. Yego. Muri ubwo buntu baze kwakirwa bahezwaga bose. Muri ayo mategeko dushobora tugasoma hano mu gitabo cyo gutegeka kwa kabiri, igice cya 23 umurongo wa 3, harimo amagambo avuga ngo ikizarwa n'ikinyendaro ntibazagere mu iteraniro ry'Uwiteka ngo kugeza ku buzukuruza babo ibihe 10. Ikibyarwa n'ikinyendaro, ukuvuga ngo ikibyarwa ni umugore ushobora kuba yarashatse akananyanwa n'umugabo, ariko muri urwo rugo akahavana nk'umwana akongera agashaka. Iyo ashatse rero agashaka n'uwo mwana yitwa ikibyarwa, kuko atabizawe muri urwo rugo. Hanyuma ikinyendaro ni umwana uvukiye mu rugo, umukobwa akabyarira kwa se bitewe n'uwo bahuye akamutera inda. Iyo abyariye mu rugo iwabo bamwita ikinyendaro uwo mwana, cyangwa se bakavuga uwo mukobwa ngo yabyaye ikinyendaro. Abo rero amategeko ntiyabemereraga kwinjira mu rusengero n'abo babyaye n'abo bazabyara n'abandi. Amategeko yarabahezaga. Tukiri kuri ayo mategeko ya hariya, dusanga nanone amategeko yongera kugonga hano mu Balewi igice cya 21 yongera kugaragaza ngo ufite inenge iyo ari yo yose. Izo nenge ziragaragara mu Balewi igice cya 21 ko turi muri bya bitabo by'amategeko, nibyo turi kuvuga. Abalewi igice cya 21 n'ubundi hongera kuvuga, ndatekereza ni umurongo wa 16, harimo impumyi, uremaye ukuguru, ubutaraye izuru, ufite urugingo ruruta urundi, igikuri, uvunitse ikirenge. Abo bose bari bafite inenge, amategeko yarabahezaga. Ko Bibiliya iravuga ngo ntibazagere ahera ngo baje gutamba ibitambo. Ariko
tuza ku buntu nk'uko twabibonye mu Befeso havuze ngo ubuntu nibwo bwadukijije. Haleluya haleluya. Ubuntu tubonera muri Kristo Yesu nibwo bwadukijije, ntabwo twakijwe n'amategeko. Ibi nani byo Paulo yigeze avuga mu Bagalatiya, aravuga ngo twakijwe n'ubuntu, ntabwo twatsindishirijwe n'imirimo itegetswe n'amategeko, ahubwo twakijijwe n'ubuntu. Mana tugire neza cyane kandi Mana yacu dufashe. Niyo mpamvu usanga mu gihe cy'ubuntu Yesu yaraje hano mu Balewi havuga ngo impumyi n'ibirema n'abanyunyutse abo bose ntibemererwaga kujya hera, ariko hano muri Mariko uzahasanga Yesu anyuriye ariko impumyi yitwa Barutomayo irataka ngo Yesu mwene Dawidi arataka cyane, hanyuma ngo abantu baramucaha ngo ahore, ariko ngo Yesu arababwira ngo mumuhamagare. Yesu rero yaje guhamagara, ubwo buntu bwa Yesu bwahamagaye bose. Natwe twibonamo ukurikije amategeko. Hari abantu benshi batari kubona umurongo, batari kugira uruvugiro, ariko Yesu amaze kuza kubw'ubuntu bwe abantu bagize uruvugiro. Imana dufashe cyane. Haleluya haleluya. Imana ishimwe cyane kubw'ubuntu twaboneye muri Kristo Yesu. Uyu Yesu yagize neza. Uyu Yesu nukuri ubuntu bwe bwaradukijije, ubuntu bwe bwaratubatuye. Wenda tutavuze cyane ku biri kuri Bibiliya, reka turebe mu buryo bwacu. Nje nitangeho urugero, wenda mvuga ubuhamya gatoya uko ubuntu bwa Yesu bwankijije. Haleluya amen. Haleluya amen amen. Ubuntu bwa Yesu bwaradukijije nukuri. Nje nitwa Baringene, mvuka muri Kongo, niko amateka bayambwiye, ariko data ntabwo namumenye kuko nanje mama yambyaye atarashakanye na data, kuko data yari afite abandi bagore. Hanyuma rero aza guhura na data mu buryo bwa forode, amutera inda yanje. Urumva birumvikana, nanjye nsa naho inda yanje yari inda y'indaro. Mama rero ntiyabana na data kuko atari umugore we wemewe n'amategeko. Mama atandukana nawe aje iwabo, umukobwa ubyaye ikinyendaro ntiyumvikana n'iwabo. Iwabo baramuzira ndetse bakazira n'uwo mwana yabyaye. Nuko rero nabayeho mama ambyarira iwabo, ambyarira muri Kongo, ariko banyise Baringene. Nyuma yaho aza kunzana iwabo, anzanye iwabo rero ntiyahaba neza, bituma mama yongera kubaho mu bundi buzima bubi n'umwana ahetse Baringene. Ansiga rero arongera arashaka, ashatse ansigira nyogokuru. Ansigiye nyogokuru nawe aza gupfa. Nyogokuru apfa ntaramenye iyo mama yashakiye. Yari hari nabonaga nka data ni marume nawe amfata nabi kuko yavugaga ko ntari umwana we. Amfata nabi, ngira ubuzima bubi, ngira ubuzima bugoye. Niho naje kuzamenya, maze guca kenge, maze kumenya ubwenge, nkumva babyara banje bari kumbyina, bari kuvuga ngo ndi ikinyendaro, bakanyita ngo ndi umudomano, bakanyita ngo ndi umuhahano. Mu gihe nahamagaraga Mukamarume nkamuhamagara mama, we ntabyiteho, ntiyemere ko ari mama wanjye. Nahamagara Marume niwe nitaga papa, namuhamagara papa kuko niwe papa nabonaga, nawe akampakana ko atari data. Ngira ubuzima bubi bugoye, ariko ndashimira Yesu wanyakiriye akanyemera. Imana dufashe cyane, Imana tugire neza cyane. Ifi yanjye ntaramubona ngo ampe neza amazina ya papa,
ariko ndashimira Yesu mu rangamimerere ye ndimo. Amen. Haleluya, haleluya. Amen. Muririmbye aririmbye ngo nzi yuko nanje ndimo. Haleluya. Amen. Mari dufashe cyane. Amen. Muwe wacunguje amaraso nzi yuko nanje ndimo. Muwe Yesu yacunguje amaraso ubwo buntu bwe bwacunguye nanje namenye ko ndimo. Mana ishimwe cyane. Amen. Hari amagambo aboneka muri Yesaya n'ubundi avuga ngo nubwo Aburahamu atatuzi Isirayeli ntatwemere ariko uri data wa twese. Naje kumenya ko Yesu ari we data wa twese. Mana dufashe cyane. Mba mu buzima bubi bugoye bugoranye kuko nari naravutse muri ubwo buryo. Ukurikije isezerano rya kera ntabwo nabaga nakwemerwa cyangwa nkungira ijambo, ariko ubuntu bwa Yesu bwampaye ijambo. Imana nihabwe icubahiro. Imana nibishimirwe kubw'ubuntu bwa Yesu bwaradukijije. Imana ishimwe cyane rero kandi Imana ihabwe icubahiro. Ubu rero ndagira ngo mbabwire bw'ubuntu bwa Yesu bwangezemo ibyo bibazo byatumye ngira imibereho mibi, byatumye mbaho nabi kubera kutagira ababyeyi banyitaho, kuko natandukanye na marume nyokuru yarapfuye, mba mu buzima bw'ikimayibobo kugeza ubwo nabaye mu mujyi wa Musanze mu Ruhengeri ndi mayibobo, ibyo kurya ntoraguye muri puberi aho bita muri kariyeri, nitungiwe n'urumogi, tabi ry'urumogi ari rwo runtunze kubera ko nari narabuze ubuzima. Ariko ndagira ngo ubuntu bwa Yesu mbabwire ko bwampaye ubuzima. Yesu amaze kuntarura ankuye iyo yangirize mu rugo rwe, mba umwana mu rugo. Mana tugire neza cyane kandi Imana yacu idufashe. Ubuntu bwa Yesu rero nibwo bwankijije. Ndingingira abantu kwemera ubuntu bwa Yesu, ndingingira abantu kwemera Yesu n'ubuntu bwe ni umugwaneza, kuko muri Matayo yabivuze 11:28 mwese abarushe n'abaremerewe munsange ndabaruhura. Mwemere kuba abagaragu banje kuko ndi umugwaneza. Nanjye nakiriye Yesu muri 97 niho nakiriye Yesu, mbwirijwe ubutumwa bwiza n'abapantekote, ninjira mu itorero rya Pantekote, ndakizwa ndabaturwa, hanyuma ntangira guhabwa amasezerano. Muri ubwo buntu bwa Yesu harimo n'amasezerano. Nukuri. Haleluya, haleluya. Ubaturwa ku mategeko ahubwo ukinjira mu masezerano. Aha amategeko yagarukiraga yageraga agashiraho umupaka, amasezerano arabirenga akakugeza kure. Mana tugire neza cyane. Ubu rero nicaye mu masezerano kubw'ubuntu bwa Yesu. Mana yacu nihabwe icubahiro, Mana yacu nishimye. Bingingira abantu kwinjira muri Yesu no mu buntu bwe harimo amasezerano. Naho amasezerano yuko nzagira urugo ubu ndarufite, ntabwo amasezerano ko nzagira abana ubu ndabafite. Kandi Imana ishimwe muri ubwo buntu bwa Yesu. Handi mu gutera kwa 2:23 ku murongo wa 3 havugaga ngo ukibyahagwa n'ikinyendaro ngo ntibazagere mu iteraniro ngo n'abana babo kugeza no kubuzukuruza. Imana ishimwe ubuntu bwa Yesu bwanyinjije mu rugo, ubundi umuyobozi w'itorero. Imana ishimwe cyane. Ubu abana banjye bose barabatijwe, abatarabatizwa bararirimba, baba muri Ecole de Dimanche kubera ko ubuntu bwa Yesu bwaratwinjije. Ahari hari umupaka w'amategeko, ubuntu bwa Yesu bwayakuyeho, twinjira mu buntu no mu masezerano. Ubu abana banjye bari kurya ku masezerano nahawe na Yesu. Imana ishimwe cyane. Ubwo buntu nibwo bwadukijije. Niko mu Efeso Pawulo yavuze ngo ubuntu nibwo bwadukijije. Ubuntu tubonera muri Kristo bwaradukijije. Bene data, ubu turiho kubw'ubuntu bw'Imana. Ubu nibwo ndi kuryaho mu itorero. Ukurikije amategeko nta mugabane, kuko nta mugabane, nta data mfite ngo ndamubaza umugabane. Ariko ninjiye mu buntu, data yampaye umugabane, Yesu yampaye umugabane. Mfite aho ntuye, mfite umudamu n'abana. Mana ihabwe icubahiro. Mfite urugo ntuyemo, ni kubw'ubwo buntu data yanyihereye umugabane. Imana yacu nihabwe icubahiro, Imana yacu nibishimirwe. Muri ubwo buntu naboneyemo ubutware, ndi umuyobozi w'itorero. Imana ishimwe kandi ihabwe icubahiro. Ariko kubw'amategeko nta jambo nari kugira. Ndingingira abantu kwinjira mu buntu bwa Yesu, ndingira abantu kugira ngo bemere Yesu n'ubuntu bwe
Imana idufashe kandi Imana yacu itwambika imbaraga. Amen. Ndagira ngo rero n'ubundi kongera dusenge Imana. Amen. Dusabira abantu batarasobanukirwa Yesu, dusabira abantu bataramenya ko hari ubuntu bwa Yesu, bakiri mu bubata bw'ibyaha, kugira ngo bemere ubuntu bwa Yesu. Yesu ababature abageze ku gakiza, Yesu ababature abageze mu masezerano, abicaze mu masezerano, nguko nanje ubu ngubu nicaye mu masezerano, nicaye mu mugabane nahawe n'ubuntu bwa Yesu, ntahawe na data, ntakomoye ku gisekuru ca data, ahubwo mbikomoye kubwo kwemera Yesu n'ubuntu bwe. Imana idufashe cyane. Ndagushimye Mana, ndagushimye, ngushimira ko ubuntu bwawe bwadukijije, ngushimira ko ubuntu bwawe bwatubatuyeho amategeko yaduhaga umupaka akaduha tugarukira, ariko ubuntu bwawe ruje buratubatura, ubuntu bwawe ruje bukuraho uwo mupaka, buratwinjiza, butwicaza mu buryo bw'umwuka, butwicazaga mu ijuru mu buryo bw'umwuka. Niko ijambo ryawe ryatubwiye hariya mu Befeso ngo twicaranye na Yesu mu buryo bw'umwuka. Ubu twicaranye na Yesu mu buryo bw'umwuka ku bw'ayo masezerano, mu gihe twari twarahejwe, ariko ubuntu bwawe bwaduhaye umurongo, ubuntu bwawe bwaratwinjije, butwinjije aho tutari kwinjira. Izina ryawe nirishimwe. Ndasenze nsengera abakibaswe n'ibyaha, abakibaswe n'amategeko, kugira ngo ubuntu bwawe bubabature kuri uyu munsi, bubabature muri ibi bihe. Urakoze Mana kuko wumvishe gusenga kwacu, mu izina rya Yesu. Amen. Murakoze cyane, turabashimiye. Murakoze cyane, namwe Imana ibahereze umugisha. Amen.